ese koko urukundo rubaho niba nabyara umwana wa mbere nkabyara wa kabiri kumwitaho kugira ngo umumfashe kandi ari amaraso yawe bikaba ibibazo urwo rukundo ruba rukiriho. Hari urukundo rwo kugira ngo umusore akubone ubwambure, hari urukundo ruhari kubera ko umusore agushaka muri icyo gihe bitewe n'isura ufite kugira ngo mugendane umushimishe, ariko adafite gahunda yo kukugiraho, gahunda yo kumubyarira abana cyangwa ngo umubere umugore wo mu rugo. Burya abakobwa bakorera Imana mwirinde vansi. Umukobwa wamenye Imana, umukobwa wasenze Imana, umukobwa wavuganye n'Imana. Bantu muri kunyumva abakobwa n'urubyiruko nirwo ndi kubwira kubera ko nabaye urubyiruko, birinde guha vanse, wirinde kwegera umusore ngo umuhe vanse kuko bigukurira umuvumo bikagukururira umuruho. Turabasuhuje bakunzi bacu, by'umwihariko abakunzi banjye Mpano Good. Ndabakunda cyane kandi ndabishimira, ndabasengera, ndabasabira. Abatuye mu mpande enye z'isi, Aziya, Oseya, Europe, Atlantique, ndabasuje kandi ndabayambiye mu ijwi rituje mwubahwe. Banyarwanda namwe banyarwandakazi, ni Vestina Dusingizimana, izina ry'ubuhanzi Mpano Good. Tugarutse mu kiganiro, mbese koko urukundo rubaho? Reka dutangirane n'umutumirwa wacu atwibwira. Murakoze, nitwa Tuyishime Vestina, nkaba ndi umumama, nturuka i Musanze, nkaba nakunze, nkaba nishimiye ko gutumirwa mu kiganiro cyanyu, ibirenze by'Imana duhana umugisha. Vestine bazina banjye, karibu kuri channel zacu zombi. Wibuke gukora subscribe kuri Zone 250, kurikirana filime Impfubyi Zigira Ibanga ndetse n'ibindi biganiro byinshi kandi byiza byubaka byigisha. Ukore kuri Mpano Good channel, usangaho amafilime y'inyarwanda yigisha indirimbo z'Imana. Ni channel yanjye bwite, muze gukora subscribe kandi mutere comment, mbese koko urukundo rubaho, kugira ngo tuzabone uko tubasubiza kuko durufiteho amakuru. Vestine turakwakiriye, ese koko urukundo rubaho? Murakoze. Urukundo ngewe simbyemera ko rukiriho. Urugero, urukundo impamvu rutariho, nihereho nikoreho examen. Ngewe urukundo narukomerekeyemo kandi nari mfite urukundo, nkunda umuntu, mbona ko dukundanye, turateretana, turabana, tugera aho dushaka gukora ubukwe, turabitegura, ariko urukundo narukomerekeyemo cyane cyane. Ngewe nahuye n'umusore nkiri umunyeshuri. Nkiri aho ngaho nari nkiri umunyeshuri, ntangira gukundana n'umusore twiganaga ku ishuri. Ubwo nyemeza ko tujya n'iwabo, turavugana, baranshima. Umusore akambwira ati ntakubonye sinabaho, ntabanye nawe sinabaho. Nkabona ko ndi muri paradizo nshya. Icyo nshatse kubabwira badukurikiye, urukundo ni urwo kwitonderwa kandi urukundo ntabwo ari urwo gukinisha. Icyo nari nitabiriye ubutumire kwari kugira ngo ntange ubutumire ku bakobwa. Guhubuka sibyo, kureba ibishashagirana sibyo, ahubwo bagomba kureba ese uyu musore aje kunsaba urukundo agamije ko tubana cyangwa ari ukunezeza umubiri. Impamvu nagiye kure nuko umusore twarakundanye, turakundana cyane, abantu barabimenya karitsiye. Ariko umusore tumaze gukundana cyane, tumaranye imyaka 2, umusore ajya ku Gisenyi, akajyana n'undi simbimenye, akajyana n'undi ku Gisenyi ntimbimenye. Ngewe ubwo nabaga ndi mu rugo niteguye fiance nk'umuryango uri gutegura ko tuzakora n'ubukwe. Ariko byaje kurangira umusore ateye wa mukobwa inda. Maze kumutera inda, ibintu barabihisha, umukobwa arabyara. Mbimenya ari uko yagiye kumurega ku murenge.
hagati aho ngaho nkubaze yego yamuteye inda nawe akubwira ko agukunda ukiri na fiyanse? yego yambwiraga yuko ankunda nta n'ikibazo kirimo, anyitaho, angurira inkweto, tugendana muri karitsiye, ariko njyewe ntabwo yaba ari uwo kumfata ngo anjyane ku Gisenyi nk'uko yajyanagayo wa mukobwa. Noneho abasore rero mwigire hino tuganire, namwe bagabo, namwe bagore, abakobwa muze hano dutere komenti muvuga uko mubyumva, koko urwo rukundo rubaho. Muri pati 1 igice cya mbere cyabanje nkoresha ururimi rwacu rw'Abanyarwanda, duhujwe n'umuco wacu w'ururimi rumwe. Mu gice cya mbere cyabanje nari ndi kumwe n'umutumirwa ariko vuga ngo urukundo rubaho. Mu gice cya kabiri mpuye n'undi mutumirwa avuga ngo urukundo ntabwo rubaho. Mbese wowe urukundo koko rubaho? Urimo urabyumva ute? Uyu ngo yakunzwe n'umusore kandi nawe aramukunda, akanamugurira n'ibyo ashaka byose, ariko nyuma akajya asohokana n'abandi kugeza ubwo ateye inda. Ntimuceceke, mukoreshe ya ndetse na komenti munatubwire neza koko mbese murabyumva. Wowe ubundi ku marangamutima ubyumva ute? Komeza. Murakoze abari kunkurikira, Imana ibaha umugisha. Wa musore akimara gutera wa mukobwa inda yakomeje, yageze aho nyuma abonye ku murenge araza arambwira ko yabikoze ahubutse ari njye akunda. Ntaragera kure abadukurikiye, mbese amahitamo nayahe nari gukora? Ubwo murakora ku kiganiro sheya mutubwire icyo nari mungire inama icyo nari gukora. Ngiyewe icyo nahisemo kumureka kubera ko nari nzi yuko ningera muri rwa rugo bizaba ikibazo kandi havutse n'umwana. Ndamurekura. Ndamumaze kumurekura, wa mukobwa babyaranye ntibabanye. Yakomeje kunyegereza ageraho naza mu rugo. Ngewe biba ngombwa ko mukwepa nkaza i Kigali mpageze ndahaba naje muri 2015. Naje muri 2015 nkubitana n'undi musore, ndakeka nakubitaniye nawe Rwandegisi, yakoraga ahantu mu kabari. Urukundo tutaragera kure, ngiye impamvu mpamya ko rutariho, hari urukundo rw'amafaranga, hari urukundo rwo kugira ngo umusore akubone ubwambure, hari urukundo ruhari kubera ko umusore agushaka muri icyo gihe bitewe n'isura ufite kugira ngo mugendane umushimishe, ariko adafite gahunda yo kukugiraho, gahunda yo kumubyarira abana cyangwa ngo umubere umugore wo mu rugo. Ikintu nshaka gushishikariza abakobwa ntaragera kure, umukobwa agomba kwiha agaciro, yamara kwiha agaciro akamenya no gusaba Imana ikamuha ubwenge n'imyitwarire, ikamwereka urukundo nyarwo, ikamwereka n'umusore bakunda n'uwariwe. Turenze ibyo ntaragera kure, umusore uwo twakundanye bwa kabiri nabashije kumurika nsubira i Musanze, njya mu bintu byo gusenga, mba umuhanuzi, nasengeraga mu itorero ryitwa Beteri riherereye mu mujyi wa Musanze ahantu bita muri Mpenge. Hari abadukurikiye ndabizi neza bari kumbona ko banzi. Ngezemo nkubitana n'undi musore wari waraturutse Cyangugu. Ubwo turakundana, biba ngombwa kaza mu rugo, aransaba, arankwa, turasezerana. Uwo musore w'Icyangugu? Yego. Kuko wa musore w'Urware Rwandegisi naramwihoreye bitewe n'igikomere cya mbere, kuko nta rukundo nabonaga dufitanye, kuko nabonaga harimo uburyarya, yaraturyaryaga bitewe n'amafaranga yakoreshaga. Ubwo uwo Munyacyangugu we byabaye ngombwa ko bibabyo, ariko ahantu ngiye kubabwira ko urukundo rutariho, cyangwa rushobora no kuba ruriho akagira ibiza bikaruhindura rukavaho. Twarakundanye mu rugo barabimenya, ajya kunsaba iwacu, nakoraga mu kazi ahantu mu mujyi hari Musanze, araza abwira mu rugo, bicamo, dukora ubukwe bwiza cyane, bwiza turabukora bwiza cyane. Nza kugenda ntwite umwana w'umuhungu. Tumaze ubwo tuvuge ko wari wakoze icyo bise koco cyangwa wamuhaye avance? Yego, namuhaye avance kubera ko hari igihe urebe ukambabwire nsubira inyuma gato, burya umuntu buriya ikintu kizakubaho ntaho gihungira.
burya abakobwa bakorera Imana mwirinde vansi. Umukobwa wamenye Imana, umukobwa wasenze Imana, umukobwa wavuganye n'Imana, bantu muri kunyumva abakobwa n'urubyiruko nirwo ndi kubwira, kubera ko nabaye urubyiruko, birinde guha vanse, wirinde kwegera umusore ngo umuhe vanse, kuko bigukurira umuvumo, bikagukururira umuruho. ubwo si yonda y'amezi 7 ntabwo urusengero wasengeragaho bayibonaga, cyangwa mwebwe urusengero wasengeragamo bemeraga gushyingira n'umuntu utwite? Hari ikintu bavuga ngo umuntu iyo yakoze icyaha akaza kwihana imbere y'Imana, Imana iramubabarira. Ukaza ukatura imbere ya pasiteri. Twakoze icyo cyaha tujya kwatura, turasezerana, baradusezeranya mu rusengero, turasezerana, dukora n'ubukwe bwiza cyane. Impamvu ndi kuvuga ko urukundo rutariho, ndi kugushyigikira cyane ko rutariho. Satani yazanye ikintu cyitwa irari. Satani yazanye ikintu cyitwa ubusambanyi. Satani yazanye ikintu cyo kugira ngo ingo zisenyuke. Abo ndi kubwira umukobwa, ndi kubwira unkurikiye, babyeyi munkurikiye mwubatse ingo, ndi kubona ko iki gihe ari kubakira ku Mana. Kubera ko njyewe namaze gushaka umugabo, umutware wanjye turabana, maze kugera mu rugo bikaba ngombwa ko gusenga, yarambwiye ngo nibihagarare, ngo none nari ntwitinde, ngo ntinkajye njya gusenga ntwite, ngo umwana atazagira ikibazo. Namubyaye biba ikibazo, niho ngiye kwaga ku rukundo rugeraho rugashira, niyo rwaba ruhari rwari uko umuntu yaragukeneye kugira ngo mukemure ikibazo cyangwa umubere. Nsubiye inyuma gatoya, uyu musore twakundanye, uyu nguyu twakoranye ubukwe, hari abandi bakobwa bamukunda cyane, bagiye gufata ahantu Rwamagana Irembo biranga, akunda abakobwa bo muri karitsiye baramwanga, ariko njyewe ubwo angezeho biremera. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ikintu cyose ukora ugikore ukijijwe, niba udakijijwe ubyihorere, ukorere Satani, ariko iyo uvanze iby'Imana bizana ingaruka, kandi ingaruka y'uburushyi. Ndi kwihuta kugira ngo ndabona amasaha ari kuducika. Ubwo maze kugera mu rugo, umugabo ankizo kondisiyo zo kujya amfungirana mu nzu, ngo njye nguma mu nzu ntinkagende, ngo njye mba hanze, ibintu twagirana akabazo bikaba hanze. Ubwo impamvu ndi kubivuga ntabwo ndi gushyira urugo rwanjye hanze, ahubwo ni ukugira ngo mbwire abantu ko urukundo iyo ruhari hari kigenda kirushirisha, bitewe nuko abantu badafite mwuka wera mu mutima yabo. Kuko nabonaga ko marayika nari mfite mu mutima w'umuyobozi yamvuyemo, n'umugabo twashakanye, kandi ntarajya kure. Imana yari yaravuze, yarambwiye n'izina ry'umugabo ngiye gushaka, yari yarambwiye izina ry'umugabo wanjye, kandi n'uwo mugabo twabanye Imana yari yaramubwiye umukobwa bazabana. Ubwo rero nibyo ndi kubabwira ngo urukundo rurabaho, ariko rukageraho rugashira iyo utabaye maso, utabereye maso urugo. Okay. Niryo rya jambo ry'Imana rivuga ngo siko bizaba kubamutegereje, ariko abava mu masezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni n'ikimwaro. Bivuze ngo rubyiruko muduteze amatwi, bagabo namwe bagore mwubatse ingo, mukomere ku masezerano mwagize kera, ahubwo muyashyigikize gusenga, kuko iyo uvuye mu masezerano yose birasesa. Ni nk'igi bundi rimenetse ntago ari yorwa. Yego, ariko n'ikindi tutagiye kure, burya urugo rugirwa n'abantu babiri, umugore umugabo. Urugo rugize abafana, ni nk'uko na Reyo APR barakina bakagira abafana batandukanye. Ubwo nanjye nagiraga abafana banjye ku ruhande, n'umugabo akagira abafana ku ruhande. Umugabo akaza ndusha amajwi, urugo rukaka. Nanjye nkagira abafana bambwira ngo umugabo ntabwo ukwiriye, umugabo mwihorere. Umugabo akaza ambwira ati wowe ntabwo uzi gutanga keya, ntabwo uzi gukora ibintu ku murongo, icyuzi n'ukwirirwa wicaye, icyuzi nuko ntabwo uzi kujya mu ndabo ngo uzibagarire, ntabwo uzi gukora iki n'iki. Ese bantu badukurikiye, Imana yonyine niyo ugomba gusenga ikakwereka umuntu muri kumwe uwo ari we. Naho Satani yateye ingo. Ubwo icyo ngiye kukubwira, ubu mfite abana babiri, umuhungu n'umukobwa, nibo twabyaranye n'uwo mugabo.
twabyaye umwana wa mbere mutwite namubyariye amezi 7 uwo nari ntwite nashingiwe ntwite ariko Imana yacu igigire isomiha abantu ikagira ikigisha guha wowe mukobwa wari uri mu gakiza ukabivamo wowe musore wari uri mu gakiza ukabivamo umwana twabyaye yavukiye 7 aba muri newo avama ari umwana muzima n'umwana w'umuhungu mwiza cyane yitwa Mugisha Imana ishimwe ko yampaye abana beza yabampaye kubera ko ngewe Imana yaravukishije ndi umwana umwe mu rugo Imana irambwira ngo nzaguhura ubyaro nubwo abantu batabyifuza icyo ngiye kuvuga gukurikira umugabo maze kubyara uwo mwana nahise mbyara undi mwana wa kabiri umwana ataragira amezi 7 keya nari mfite nk'umugabo ntabwo zari gushoboka kuko nemfite abo bana niyo mpamvu ngiye kubabwira ko urukundo hari ikirutwara iyo utabaye maso umugabo yaza agasanga wenda ndi mu bana akavuga ngo ntinzi gutanga keya nimba yataga samo yagataha saa 4 nimba yataha gasambira kugira ngo amfashe abana akitahira saa 6 ubwo cya cyizere cyanjye ngewe kiri gushira nkumva ko umugabo atanyitayeho ntimwiteho none se nguciye mu ryo uvuga yako abanyarwanda tujya tuvuga ngo singuciye mu ryo uvuga kandi nyine twanari kwatse bivuze ngo kuba wabyara wikurikiranyije byatuma urukundo rugabanuka ese umugabo ukizere n'urukundo yakugaragarizaga byagabanuka cyangwa byakiyongera akagufasha kwita ku bana mwabyaranye kuko burya umuryango umukobwa asanga umusore kugira ngo nyine nabo bari mu muryango bagire bazabakomokaho ese kuri iki cyo wadusobanurira iki Murakoze ikintu nabonye umuntu ejo bundi naramukurikiye ku kantu kaciye kuri televiziyo umugabo yaravuze ngo ese mukobwa ubwo byarabikomoje kuri Vestine ese wa mukobwa we wowe uri gushaka umusore ugize imyaka 37 ntago mwareranywe nta nubwo uzikaritse yabayemo nta nubwo uze ukuntu yakuze agize iyo myaka yose ese uzi yarakuriye mu biki yakiye ibiki yarezwa ate none kufashe wa musore mukabana mukundanya ameza 3 ese ingaruka zizakubaho uzazakira niyo mpamvu umugore iyo ageze kuri wa mugabo batarabanje kuganira ngo umwamenye undi niyo mpamvu usanga wa mugabo kwaje ategeka umugore akamutegeka nk'umwana mu rugo akamukontorora impamvu mbivuze nuko byambayeho nimba umugabo we abashaka kugira ngo akuyobore kubera ko yagushatse kurusha imyaka hari ibyo yahuyemo nabyo wowe nimba warakuriye iwanyu ari mu gipasteri mama pasteri nimba wowe warakuriye iwanyu ari mu barokore ntabwo uhwanye na wa mwana wavutse mu basinzi none nujya kubitana na wa muhungu wavutse mu basinzi azaza gushiremo izindi kondisiyo kubera ko hari ibyo wowe utabonye kubera ko utandaritse hanze mumfashe kumva akakantu umwana wakuriye mu kinyabupfura n'umwana wakuriye mu muhanda ntabwo bahuza babantu badakundanye hafi nk'umwaka ngo amanze kumenya ati mbese umugabo wanjye arasinda hari amagambo ambwira mbese nzashobora kuyihanganira none wowe muhuye atanyoye aje kuguturata atanyweye mbese uri kubona ko nagera mu rugo uzamuhindura imyumvire yo kuvuga ngo kora iki kandi akurusha n'imyaka impamvu bivuze umugabo twabanye we yashakaga kumbwira ngo iyi kamera ituri imbere nimba ariho yayisize niho agomba kuyisanga nimba ari ikintu avuze kigomba kubaho kiri nimba n'ingufuri iri mu rugi ntigomba kuvamo nimba ubwo urafunga ukongera ugafungura uyisubizemo ese mu by'ukuri icyo kintu ari wowe urumva nk'umuntu ufite uyu muntu urukundo araje arakubwiye ngo iki wagikoze ukutari ko none ikintu kimbabaza nukuba umugore wowe umugabo mwiyumvamo ukumva nimba hari agakosa kubonyeho ejo ukumva undi mugore mugenzi wawe arakubwiye 1 2 3 4 5 aho utambutse umugabo we kavuga gutya nibyo twongera twibutsa abadukurikiye tubwira abapapa nabo burya ibanga ry'urugo burya urugo rwatangiye kumena amabanga ukumva yuko amabanga yawe cyangwa ikibazo wagiranye n'umutware wawe cyangwa umudamu wawe hari undi muntu uri bucyumva akakibakemurira ruba rwatangiye gusenyuka ese koko urukundo rubaho niba nabyara umwana wa mbere nkabyara wa kabiri kumwitaho kugira ngo umumfashe kandi ari amaraso yawe bikaba ibibazo urwo rukundo ruba rukiriho twonye tugaruke urukundo rurihangana
urukundo rugira neza, urukundo ntiruhutiraho. Muzambwire abantu babishyitse abo bantu kugira ngo tubashe kubatumira tubahereze igikombe. Muzambwire abantu bagifite urukundo rwo muri fiyansaye, nibwo nge nzamenya koko ko abantu barushyitse. Njyewe naragenzuye nsanga mu isi nta rukundo rukiriho, nsanga umuntu wakunze ari Yesu Kristo, nsanga umuntu wakunze ari Imana gusa, yo yatanze uwo Yesu no agakunda akumvira, agakundira umubyeyi we akavuga uti reka njyeyo ku bwa data, ku bwa bariya abantu ashaka gucungura. Urumva ko yagize impuhwe, agira urukundo rero ni impuhwe. Ikindi cya kabiri, kugira ngo umuntu ashyitse urukundo nuko yaba ashyikije impano yo kwihangana, kuko urugo ni ishuri ba papa, urugo ni ishuri ba mama. N'abafite dogitora bakora divorce cyane, bivuze ko iryo shuri harimo abantu ritsinda, harimo abantu badashobora kurikontorora, harimo abantu badashyitsa kuri ya manota. Ugasanga umugabo ngumva ngo reka nkubwire ngo ngiye naragukunze ngo ariko ngo nshingiye ukuntu utize, ngo ngiye narize ngo ndabona ingengo y'imari yanjye iri kugabanyuka. Ese koko uwo muntu yigeze akunda? Mukore comment kuri channel zacu zombi, Zone 250 na Mpano Good, munakoresheya rwose mutubwire wowe ubyumva ute, ese koko urukundo rubaho? Reka dushimire umutumirwa wacu. Murakoze, ndi kubasezera, ndi kubasaba mungire inama. Ese kambabaze na gatoya muraza kudusubiza muri comment. Umugabo n'umugore ikibahuza kugira ngo urukundo rwabo rukure ni iki? Ese ko umugabo aba ibaze mama Pastor, ibaze umugabo akicara muri icaranye nko muri saro akakubwira ati ariko nkawe wenda ni nk'urugero, hari igihe ushaka umugabo warabyaye, ugasanga umugabo arakubwira ariko nkawe unajyaga kukuzana warabyaye, kuko kandi yaje kugutereta azi ko ufite umwana mu rugo, anakubwira ko gukunda cyane, akanakubwira ati sheri wanjye ni byiza ko uwabyaye n'umwana uzamuzana, ariko byageramo hagati akakubwira ati ariko nkawe najyaga kukuzana warabyaye, none dore ibyo binyokamye gute. Hari umugabo wabwiye umugore ngo sha wiyaba ari umuntu wampuje nawe ngomba mucagaguye, ngo wayibaze nawe mbwira ukuri, ngambwira umugabo ukubwiye gutyo, noneho kamema akakubwira ngo mba mbona ntakwizeye. Mbese icyo ndi kubabaza ari wowe turi urukudukurikira, umugabo wawe aho kugira kugisha inama akajya kugisha inama abandi, ese ugasanga mbese wowe nta jambo ufite mu rugo, wakora iki? Ari wowe wabigenza ute? Tugaruke kuri channel ya Mpano Good, hari ikindi kiganiro kivuga ngo ari wowe wabigenza ute. Nacyo tuzasubiraho mu kirebe kuri Mpano Good, mukoreshe mutera na comment ari wowe ubundi wabigenza ute. Mbese koko urukundo rwaho muzadusubize. Gusa Yesu ari ikintu navuze ngo nimubona ibyo bibashyitseho muzarushaho gusenga cyane no kwigiriza ubusa. Urukundo rwa benshi ruzakonja, abantu bazaba bikunda birarira badakunda ababo, niko Bibiliya itubwira. Mutere comment, ndetse n'abantu bifuza ko twaganira baduhamagare. Telefone niyo iriho 0788 99 666 5. Murakoze cyane, tuzagaruka ubutaha. Bye.